inzozi warose zigiye gusohorera muri 24. hari inzozi waroteye muri 23, ariko uyu mwaka urangiye zidasohoye, ariko 24 ziraje zisohore mu izina rya Yesu. vuga ngo nibyo. Haleluya. Oya twakomeye data amashi niba wumva ntacyo bigutwara. Izi nzozi warazirose, izi nzozi warazumvishe, izi nzozi zari ziri muri wowe, ariko nta umwaka urangiye zidasohoye. Watangiye kwibaza niba yari Imana cyangwa itari, ariko ndagira ngo nkubwire inshuti y'umusaraba, yari Imana. Yari yo yavuganye nawe, yari yo yagusuye mu nzozi. 24 ugiye kumenya Imana wavuganye nayo iyo ari yo. Ni Imana itabeshya, ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ushobora bingahe byose biraturuka kuri ka gaciro kandi ko kwisobanukirwa. Sashimwe cyane. Amen. Kandi ko kugira gute kwisobanukirwa. Hari abantu bamaze kuvuga ngo njyewe ngo biriya by'abarokore ngo namaze kubirambirwa, ngo bahora babivuga ngo ku kwezi ngo kuraba kumugisha kukarangira ari inyatsi. Sashimwe cyane. Nubwo kurangira iwawe ari inyatsi, hari ahandi kwarangiye ari umugisha, hari ahandi kwarangiye bashima Imana. Bivuze ngo Yesu ari mu kazi. Haleluya. Amen. Bivuze ngo Yesu ari hehe? Ari mu kazi. Wenda nubwo iwawe bitakunze, ariko hari ahandi byakunze. Nubwo uyu mwaka urangiye ubona nta kintu gifatika ugezeho, ariko hari abandi byakunze. Nawe uzagerwaho bikunde mu izina rya Yesu. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu indura neza, abantu bazatangazwa n'ibikubayeho. Yesu urabyize? Uyu urabyize? Kapura abantu bizeye kuzagubwa neza. Amen. Umva ijambo ry'Imana rivuga ngo uko umutima w'umuntu atekereza niko ari. Niba umutima wakubwira ngo 2023 irangiye byanze, ngo na 2024 ngo bizarangira byanze burundu, niko kuri? Ntabwo bizarangira byanze burundu. Wicika intege zo kugerageza. Hari ibintu wagerageje muri uyu mwaka biranga, ariko ngera ugerageze mu izina rya Yesu. Hari amasengesho wasenze ntiyasubizwa, ariko komeza usenge, wicika intege, komeza ukomange. Haleluya. Komeza ugire gute? Komanga, 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 komanga. Yesu arahari, byanze bikunze azagutabara, byanze bikunze azagucira inzira, byanze bikunze azakumara umubabaro. Imana ishimwe. Hangane muvandimwe, wowe urimo gucogora kubera icyo uhuye nabyo, umutima ukananirwa. Ayo majwi yumva imbere ntakubuze gukomeza, nayo intare ziziritse wikangwa n'imitontomo. Ntutinye muvandimwe, ukangwa n'igicuku cya nyuma, inkoko yabika itabika, humura guca ko buzacya. Haleluya. Oya wikangwa n'igicuku cya nyuma. Hari ibintu birimo biradutera ubwoba. Birashoboka ko n'umunsi w'ejo urimo urareba ukabona uzabwira hasifi. Ariko reka ibyo ngibyo ni Joriji wabikoze wenyine. Joriji yicaye burya avuga ngo uzi ko buriya ngewe buriya ngo mfite impano, ngo kandi impano mfite irakaze, ngo mfite impano yo kumenya ibintu buriya iyo ndi buburare ndabimenya. Ati se Joriji ubimenya gute? Joriji baramwitegereje aramurata, ati ngira gutya nkabona ndabwira. Ati ubwo nyine nkahita menya ko kabaye. Imana itugirire neza. Ariko wowe ntabwo ukwiriye kugira ibyiringiro nk'ibya Joriji. Imana itugirire neza. Birashoboka ko wabwirirwa ariko nimugoroba ukarya, kuko iyi Imana na nyuma ya seri igica inzira aho zitagize gute zitari. Imana igitabara abantu ba rimwe na rimwe. Imana igisa naho itakiri
kumwe n'ubwoko bwawe, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya Imana y'umuntu, Imana we, Imana ntigitererana abantu. Ibyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Haleluya! Amakuba ntazabura, intambara ntizizabura, ibigeragezo ntibizabura. Imana ishimwe. Amen. Amen. Nonese njye umubeshye ngo ni umwaka utabamo ibibazo. Oya, cyaba ari igipindi cy'abarokore. Ibibazo ntibibura, ariko Imana ishimwe ko dufite umutabazi uzaturengera mu makuba. Haleluya! Dufite umutabazi uzaturengera hehe? Mu makuba. Intambara zo zirahari kuko umurezi wacu ahora aturega, ahora atugerageza. Satani ahora arasa imyambi, ariko Yesu arahari kugira ngo adukingire iyo myambi ya wa mubi mu izina rya Yesu. Uvuze nabi? Ibikuryoheye ni umwaka w'amata n'ubuki. Niba ari byo ushaka ko. Haleluya. Ariko ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka ajya amukiza muri byose. Amen. Kuko uyu munsi urangije umwaka, hari undi nawe wari wicaye ku itariki ya mbere nk'iyi ngiyi. Haleluya. 2022 hari undi nawe wari wicaye mu rusengero afite ibyiringiro byo kuzageza kuri iyi tariki, ariko uyu munsi nta gihari. Haleluya. Iyo ni Yesu dutuye. Bamwe baba barira, abandi baba bishimye, bamwe baba baseka abandi, ariko hahirwa umuntu ufite Imana ya Aburahamu akagira Imana ya Yakobo. Ni umutabazi uzamurengera. Iyi Mana nuyikomezaho izakugirira neza. Urasabwa ikintu kimwe, kwizera Imana. Ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, atarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, atarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Iyi nzira ikagaragara akaramuka. Yesu ati, Yesu ati, ndi kumwe nawe, ayiwe ntumukureho amaso. Ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, atarinda umutumbiriye, ayiwe ku manywa na nijoro. Haleluya. Amen. Ujye umuhanga amaso. Amen. 2024 ni umwaka w'umugisha ku bantu bahanze Uwiteka amaso. Kuko wakunze gukiranuka, nicyo nange nzagukiriza. Kuko wanze ubugome bw'iyi si, nicyo nzaguhera icyubahiro. Ayiwa! Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'iyi si, nicyo nanjye nzagira gute? Nzagukiriza. Nicyo nanjye nzagira gute? Nzagukiriza. Nzakurinda ababisha, nzakurinda abarozi, nzakurinda abakonikoni, nzakurinda umubabaro. Kuko wakunze gukiranuka, Imana izaca inzira aho zitari, izatemesha imigezi mu kidaturwa. Kuko wakunze kugira gute? Gukira. Mana ishimye. Kuko wakunze ikirata, gukiranuka. Amen. 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 Ngo Petero rero wari warakunze gukiranuka. Petero wari warakunze gukiranuka. Ngo afatwa na Herode, ariko Herode
twitiranye nawe. Imana itugirire neza. Hoza ijwi ryawe we kuboroga, hora ceceka ihorere. Ko bwawe Siyoni ayihora ihorere. Abana b'Imana tubiciwe ibanga, hari uruhisha uko tuzasa ntikurahishurwa. Ni nacyo gituma ab'isi batatuzi bakatwitiranya, bishyimbo bakatwitiranya, kuko dusangira ibyago bakabigira kenshi. Baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka, wowe utagira n'igare, imbwa zabo zigahaga, wowe imbabura imanitse. Ariko hora ibyacu zaho biciye, hari igihe kimwe bizasobanuka. Abana b'Imana tugahagarara twemye. Oya, reka nkubwire, hari igihe bizaso. Amen. Hari igihe bizaso. Icya mbere ni ukumenya agaciro kawe, ukamenya ko uri umwana w'iki w'Imana. Umwana w'Imana ntabwo azatogozwa n'itamu gongo, abazimubwira nibo bazagwa, kuko ni umwana w'iki w'Imana. Kandi iyi Mana ni umwami, kandi abana b'ibwami bitwa ibikomangoma. Kandi ibikomangoma ntabwo bijya bimenyerwa, ibikomangoma ntibijya bivogerwa. Abavogereye ibikomangoma baciwe imitwe. Turi abana b'iki w'Imana. Haleluya. Yafashijwe pastor. Gereza Imana y'amahoro icyubahiro. Haleluya. Kuko uri umwana w'iki w'Imana, umwana w'ibwami. Haleluya. Umwana w'ibwami. Menya agaciro kawe nk'umwana w'ibwami. Hari ahantu umwana w'ibwami, hari n'ingendo umwana w'ibwami atagenda. Umwana w'ibwami hari ingendo z'abana b'ibwami. Ayo makuru ntayo wari uzi. Ampaye nkare nzayababwira. Ingendo z'abana b'ibwami. Abana b'ibwami bagira aho barira. Abana b'ibwami bagira imyambaro bambara. Abana b'ibwami bagira amavuta bisiga. Abana b'ibwami hari igituma ntamwara iyo mpagurutse nyishaka. Iyi niyo Mana uhereye kera itareka bayishaka. Yabese akimara kuyireba yamwaguriye imbago. Mefibosheti mukura Irodebari mushyira ku isahane y'ibwami. Yarababesha wababwiye yuko uyishaka ukamwara. Yarabashutse ntibinashoboka kuyubaha ugashyirwa hasi, ukitwa izina rishya ritavuye mu miryango. Ukaba papa w'amahanga, ukitwa mama w'amahanga, kuko wayubashye. Haleluya. Abona bakakwitiranya, babona ugenda bakagira ngo usa nabo nta n'amahuriro. Bakisiga amavuta ya butike za hano ku isi, ntibamenye aho gusukwa amavuta ya butike zo mu ijuru. Bagatungurwa uri hejuru yabo, bakaba ku birenge byawe. Haleluya. Ndafashijwe ndataha. Niko prefoninia aishamba wirimirifa nekota ya niko prefoninia ya sisi ni wa ya kunde barasa ayipe fogere shando wirimirifa nisabadi de kuala komera Yesu amashime chicha. Ngo Herode arayoba ngo fata umwana w'ibya. Agira gute? Agira gute? Umwana wa Herode baratwitiranya, babona dusa nabo. Ariko
kuhabure ngo uhabuke hoya burya n'amakosa jya uhagarara uyinambe huhaga amaso ku mwami wowe niwe uzabisobanura naho abantu bapfa kuvuga ushobora kuburengana. Haleluya. Aribeshya afata umwana wa he fata umwana w'ibwa ngo amushyira he mu nzu ngo yari aherutse. Hari abantu bagututse Imana iraceceka, hari abantu bagusuzuguye Imana iraceceka bagira ngo baraguhesheje, hari abantu babonye udakoresheje mariage bagira ngo byararangiye, ariko hoya 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 we hoya 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 ntabwo birarangira, ntabwo birarangira, haracyari Imana ishobora. ishimwe. Haleluya. Hari abantu babona uri umupangayi we, amen, arabona ukodesha we akagira ngo yaragafashe, akiha ibyo kugusuzugura ngo nigute uteka inyama utaramwishyura. Burya Imana iciye inzira iyo warize wayahozwa. Bijya bihinduka we, bijya bihinduka, bijya bihinduka. Imana ikinyuranya amaboko y'ibitavuga. Randi Rodi wanje yigeze ansuzugura umunsi umwe turi mu masengesho, ndabyibuka hari kuwa mbere, bamwitaga Hakiza hariya Nyagatovu mu Itete, ndamwibuka sinzamwibagirwa. Yari afite kaveromote, natwe dusengera mu nzu yiwe, nakodeshagaho icyumba na saro y'ibyondo gusa itagira na sima. Umuntu wazaga gusenga icyo gihe yizaniraga icyo kwicaraho. Imana itugirire neza. Rero twicaye turi gusenga, araza romoteri mu muryango, ihene arayihindisha, ihene iraryigira, twazamura indirimbo agahindisha veromoteri, twazamura indirimbo agahindisha veromoteri. Imana ya Aburahamu we, abantu bose bipfuka he mu matwi. Ndasohoka ndamubwira ntari koko ibyo bintu ukora ni ibiki. Arangije arambwira tumva mubwira inzu nazubatse urya neza. Kandi koka abivuze nsubije amaso inyuma nsanga sinaryaga neza, ko n'ubundi Yesu yamfashe nari narazezengera, byari byaranshanze. Imana itugirire neza. Ndangije ndamubwira nti none dukora iki? Ati ndeka nkora icyo nshaka ku butaka bwanjye. Ese ashimwe cyane. None njya ntiwandeka nkakora icyo nshaka ku nzu nakwishyuye, ati ubufaranga unyishyura bw'amafuti buri aho ngaho, uzi ko ari bwo buntunze. Nanjye ndamureba nti kugira ngo umenye yuko undusha inzu ariko ntundusha amavuta. Umva nkubwire, tuge cyane ngo amen, tuge cyane ngo amen. Mu gihe kiri imbere ntabwo uzaba ugifite zino nzu. Kandi ikindi, wowe igihe kimwe inzu nzubaka njyewe ubwanjye, icyo gihe narakodeshaga, uzayibumbira amatafari. Byaraba byagize gute? Byaraba. Ejo bundi hari ikibagabaga rwose yarayabumbye, arayabumba, ubu ngubu ntakigira ahari, na ya nzu habe n'ibitafari ntaryo akigira. Imana ishobora bingahe byose. Isera Imana baho nk'umwana wahe, umwana w'ibwami ntamenye. Umwana wahe ndasoje. Herode ngo baramufunga, afunga Petero, ariko Imana ngo isanga Petero ari mu nzu y'imbohe, ngo imaze kumusanga ngo ari mu nzu y'imbohe, ngo imuhindurire amateka. Haleluya. Petero ahindurirwa ikirata. Komera Yesu amashyi. Haleluya. Ndahindura, ndaramusanga, ndamukoma mu mbavu. Petero agira ngo ararota. Ayiwe, bimwe warose byari ukuri. Rero umuntu mwegeranye ngo bimwe umaze iminsi urota ni ukuri. Nawe nkurikiye urayini, bimwe umaze iminsi urota ni ukuri. Imana ibaha umugisha. Reka ducumbikire aha ngaha. Sashimi. Sashimi. Ibintu byinshi nakakubwiye, ariko amasaha arashize.
iyi ngiyi twari kwitegura ngo turebe yuko sashuka cyane turarepese Imana itugirire neza. Mu kanya saa 12 sanga saa 12 urasabwa kurarika abantu byibuze ni batanu n'ubundi sibo twavuganye batanu. Haleluya. Tuze hano turirimbira Imana, tuzinira Imana. Tuzasezera kuri uyu mwaka, urabeho wa mwaka we nakubabariyemo kenshi, warunyisha urupfu rubi. Tuzongera tubwire iyi tariki, urabeho watarikiwe nakubabariyemo kenshi we, warunyisha urupfu rubi. Yesu nawe azafata ijambo abwira 2024 ati umva rero wa mwaka we, akira umwana wanjye neza. Twari turimo mukanya harashya ni Karumeli harahiye. Hagize gute? Ni Karumeli hagize gute? Turaje twatwike hashye ni Karumeli hagize gute? Harahiye. Asifu ni burundu. Bwira umuntu mwegeye ngo amavuta ari buba hari mukanya ni burundu. Mukanya ni burundu. Haleluya. Amen. Cy'amatwi yawe atarumva, amaso yawe ntarabibona, Imana itugirire neza. Ntabwo ari igipindi ngutera, tuvuge cyane ngo amen. Cyonzi cyo mukanya umuriro uragira gute? Uraka. Korari baraza kuririmba mbere yuko uyu mwaka urangira. Yesu ashimwe cyane. Umwaka ukimara kurangira kuko ejo tuzazaterana, ndabahereza indirimbo imwe kugira ngo baze kuririmba. Sashimwe cyane kuko mutaririmbye ku itariki ya mbere byaba bigoranye. Yesu ashimwe cyane. Turaririmba dusoza umwaka, baze no kuririmba umwaka ukirangira, saa sita zicyuzura barahita baririmbira Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Kuko saa sita, nyuma ya saa sita turafata umwanya wo gushima Imana. Iki kuri mu kivuga sashimwe cyane. Hanyuma yaho turaza gufata umwanya wo gusenga, tugira ibintu twibwirira 2024 nk'abana b'ibwami. Ikintu cya mbere ni amakuru, ayo ngayo ndayaguhaye. Kuza kuhabura no Imana ibagirire neza. Twatanze amaturo yo gushyigikira umurimo w'Imana, ntabyo mwakoze ubwo musoje umwaka mutabikora. Gira vuba nyamuneka, gira vuba, hasigaye iminota hafi ya nta. Amen. Amen. Ko mutakivuga, Imana ibagirire neza. Abari online reka tubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Reka mubashyirireho nanone nimero, wumva yashobora gushyigikira umurimo w'Imana awushyigikire. Kandi abari online babanye natwe bagiye bashyera haleluya zabo, Imana ibahe umugisha. Abari live hamwe natwe, Imana ibishimire. Ntimuze kuza kubura mukanya nanone saa 12 ku isaha i Kigali turaba twongeye gutangira. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Witeka bishimire abantu bari bari live, Witeka abagirire neza. Tambuka n'ituro ryawe. Irindi tangazo ni mukanya saa 12 duhurire hano mu mugoroba wo gutaramira Imana. Sangahe